Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagishye kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu dukosora ikizami nk'iki, bizame biragaruka, ibibazo biragaruka, wakosora kino kizami kimwe wazagerwaho ukabona hari ibibazo bitanu byagarutse. Rero niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe, isomo ryose rishya ryabafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, uhita uribonera ku gihe kwa ino YouTube channel yacu, kugira rero ujye uhita uyibona ku gihe iryo somo cyangwa icyo kizame dushyizeho cyakozwe uwo munsi. Ukanda subscribe hasi, mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 dugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure ntibyagukundira kuza twigane mu shuri, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 935 16 tukagufasha kwiga mu gihe gitoya. Rero ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane. Hano bavuze mu nkomane, ni ugusoma neza ukuntu ikibazo baba bakikubajije kugira ngo utazabyitiranya. Hano rero bavuze mu nkomane. Ese kino cyapa gisobanura iki ariko mu nkomane? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyo ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Bibutsa ko nka gucya mba ntangiye kuvuga, nabagiye kuvuga igisubizo wenda utari wamara kugihitamo, ushobora kuba uhagaritse video kugira ngo umenye neza ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame cyakozwe. Iravuga ngo tanga inzira ku binyabiziga binini, mbega ngo gabanya umuvuduko uze uheye inzira abanyamaguru. Sega ngo tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera, naho deka ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Kino cyapa gisobanura iki? Niba utari warebera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, nagushishikariza kuyireba kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi by'ibyapa byere kujya bikunanira. Ese kino cyapa gisobanura iki ariko mu nkomane? Kino cyapa rero gisobanura ngo hano iso cy'ukuri nta kindi ni se, ugomba gutanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini uri kugenda wegera. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wagihisemo, ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Mbere twari twabonye mu nkomane, hano bavuze ngo aho banyura bazengurutse. Ese kino cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 dugufashe kubona code mu gihe gitoya. Iyo ufite ibisabwa, ufite indangamuntu, ukaba ufite amafaranga yo kwishyura code uyibona mu gihe kitarenze iminota 3 aho waba uri hose mu gihugu. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare tubibafashemo. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure ntibyagukundira ngo uze twigane mu shuri, byaba byiza utwandikiye. Niba ushaka gukora ukarangiza umwaka, ufite provisoire ukazatangira wa mwaka uri guhita ushaka kategori, uhita utwandikira mwa ino minsi isigaye tukakwigisha mu gihe kitarenze icyumweru n'igice cyangwa ibyumweru 2 cyangwa se icyumweru bitewe n'umwanya uboneka. Wazagirwaho ukagukora rimwe, murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandikire kuri 0788 935 16 ibyo byose tubibafashemo. Ese iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse? Kitegereze neza, gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bwera. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo tanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini, B ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso, C ngo tanga inzira ku makamyo na za autobisi, naho D ngo ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba kugira ute? Bigomba gutanga inzira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Gusaba kwitegereza neza rero, ugahitamo igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba gutanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso.
ese waramaze guhitamo B? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Rero kiriya cyapa hari aho bavuze mu nkomane wabonye igisubizo cy'ukuri, ndetse n'aho banyura bazengurutse ndakeka ko wamaze igisubizo cy'ukuri, kiriya kibazo kigarutse kitakunanira. Nkomeje gushimira abantu muba mwavuye gukora mukagaruka kudushimira, haba ababyandika muri komenti, haba namwe muduhamagara, haba n'abatwandikira message kuri WhatsApp. Imana ijye ibaha umugisha, tubona ko hari ikintu turi gukora, niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe, isomo ryose ryabafasha uhita uribonera ku gihe kwa ino YouTube channel yacu. Niyo mpamvu ikintu uba usabwa ni kimwe, ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero urahitamo icy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo imbere itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Mbega ngo inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, hari abantu benshi bakunda kubimbazaho ngo se biba bishatse kuvuga iki? Biba bishatse kuvuga ko A ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo ho baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Mbibutsa ko nujya no mu kizame cyawe uzasanga ibisubizo ari bine baba baguhaye. Mbibutsa ko bino bibazo bababaza ntabwo bihinduka, ni ibingibi bababaza kugira ukore rimwe uzahita utsinda. Rero ikintu usabwa ni kimwe, usabwe kuba warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni imbere aba ari itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo ugabanya ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya kane kirabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri ndetse n'iki, tegereze neza, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo A ni santimetero 20, B ngo santimetero 30, C ngo santimetero 50, naho D ngo santimetero 60. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Bibutsa ko ndi kubategurira amasomo ajyanye n'amatara, ajyanye n'ibipimo, kugira uzahita uyabonera ku gihe. Ukanda subscribe hasi, ukanda aho handitse subscribe kugira ngo niyashyiraho uzahita uyabonera ku gihe. Ariko ubonye uri hafi gukora ukabona ayo masomo ntabwo uri kuyabona kandi ukeneye kuyabona mbere yo kujya mu kizame, uhita unyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0788151626, nkaba nahita nkutegurira agasomo cyangwa nkaba nanagusobanurira kwa bino bibazo baba babaje. Murabizi ibibazo nibyo bigaruka, nkaba nabigusobanuriraho wazagerwaho ntibikubera imbogamizi, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni santimetero 50. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu kirabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? A iravuga ngo ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ngo ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C ngo inyuma kandi y'impera y'ibumoso
bw'ikinyabiziga, naho D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20, urebe neza ko ariyo wari kugira mwa kino kizame. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo A, ndakeka ko rero wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 6, kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari gihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ese ayo matara aba afite ayahe mabara? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, leta m'icyukuru cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko hari ikintu ukeneye ko nkwigisha cyangwa uri gukosora kino kizamuka ukagira ikibazo, nawe tunyandikira cyangwa kwamamagara kuri 0789 935 16 26 nkagusobanurira ku buntu. Iyo wagize ikibazo mwa kino kizame kiba cyakozwe gusobanura ku buntu. Nubwo waba twarashyizeho ibizame ugakosora icyo twashyizeho mbere ukagiramo ikibazo, naho tugusobanurira ku buntu. Waba ukeneye amasomo yagufasha kugira ngo ujye gukora ikizame ukore rimwe uhita utsinda, nawe ukayatubwira tukayagutegurira. A iravuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, ndetse na B ay'inyuma aba ari atukura cyangwa asa n'icunga rihishije, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Naho hano D ikavuga ngo iki? Tegereze neza. Hano D ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Murabizi rero ikinyabiziga aho kiva kikagera kiri kugenda mu nzira nyabagendwa kiba kigomba kugira ibikoresho by'ihoni bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga gikoze byumvikanira mu ntera runaka. Rero bigomba kugira amahoni n'ijwi ry'injyana rimwe ikomeza kandi idacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira byo bishobora kugira ihoni ridasanzwe. Cyavuze ihoni ugahita umenya ko hari ikintu kibaye kidasanzwe. Ese ibyo ibinyabiziga ni ibihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A iravuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa. B ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. C ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze 2.10 n'ibice 10. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano ikintu nakubwira, bashobora kukubaza kino kibazo neza ariko wenda hari abashyize ngo 2 n'ibice 10 bagashyiraho wenda santimetero 210, cyangwa se bagashyiraho ngo 2 n'igice kimwe. Ukavuga ngo ko nabonye ngo ari 2 n'ibice 10 ngo bakaba bamaye ngo 2 n'igice kimwe, kandi iyo handitse ngo 2 n'ibice 10 no kuvuga ngo 2 n'igice kimwe byose aba ari kimwe. Murabizi iriya 0 iri inyuma y'akadomo, iyo nta wundi mubare usoza ntabwo ikora. Rero ndakeka ko bimenye ni gutyo baba bashobora kugihindura. Niyo mpamvu aba ari byiza kwigana natwe, kuko n'uducenga bashobora gushyiramo turatukubwira kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku nota hejuru kandi bitakugoye. Hano ndakeka ko bamaze guhita igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda biba bigomba kugira rero ibikoresho by'ihoni bitandukanye
na biriya bari bavuze by'ibinyabiziga byo ruguru. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ntabwo bigishoboka kubona muri metero 200. Kubera iki? Ni igihe cy'imvura, hari ibihu. Cyangwa kubera iki? Kubera ko wenda ari igihe cy'umucucu bitagukundira kubona muri metero 200. Rero hari ukuntu hagomba kugaragazwa kugira ngo bamenye neza ko umuyobozi w'ikinyabiziga nta byago yateza abandi bari gukoresha umuhanda. Ese hano urabona ari ubuhe buryo aba agomba kubikora? Hano rero bari batubwiye ngo hari amatara agomba kuranga ibyo binyabiziga. Hano iravuga ngo iravuga ngo imbere ni itara ryera, beka ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, seka ngo inyuma ni itara rimwe ritukura, naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese bigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Imbere aba ari itara ryera cyangwa imbere akaba ari itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma akaba ari itara rimwe ritukura. Ndakeka ko amaze guhitamo D, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze ku mwanya wo ku ruhande wegereye abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda hatagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite nibura ibipimo. Gafite ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, rero hitamo icy'ukuri. Aravuga ngo ibipimo bikurikira by'ubugari. Iravuga ngo metero 1, beka ngo metero 2, seka ngo metero 0.5, deka nta giso cy'ukuri kirimo. Kino kibazo rero nacyo bashobora kukiguha bagihinduye, ukabona banditse ngo santimetero 100, b bakavuga santimetero 200, c bakavuga santimetero 50, d bakavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Rero ndakeka ko nibagiye babibaza gutyo bitajya bikunanira, kuko iyo bavuze santimetero nabwo aba ari urugero rw'uburebure, aho santimetero 1 aho metero 1 ibingana na santimetero 100. Ubwo rero kuvuga ngo metero 1 no kuvuga ngo santimetero 100 byose aba ari kimwe. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi rero ni metero. Ndakeka ko bamaze kugihitamo metero 1. Ese waramaze kugihitamo? Ese waramaze kucyandika ku gapapuro? Hano rero iso cy'ukuri ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni metero 1. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Iyo bavuze ubuso bari kuvuga ahandi haba hari ikirango. Ese ayahe mabara? Iravuga ngo ubururu, B ikavuga ngo umweru, C ikavuga ngo umutuku, naho D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Icyo usabwa ni kimwe, uritegereza neza gasubiza igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera cyangwa bw'umweru n'ibirango by'umukara cyanditsemo pa ariko hacishijemo umurongo w'umutuku. Ese kino cyapa gisobanura iki? Niba utari wareba video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, nagushishikariza kuyireba kugira ngo nugerwaho bino bibazo byerekeye ku byapa ntibizakubera imbogamizi. Murabizi bakunda kubibaza, bakakibaza bakigize ishusho cyangwa bakakikubaza mu buryo bw'amagambo. Ese icyapa gisobanura iki? Aravuga ngo birabujijwe
ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. C ngo birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. Naho D ngo parikingi. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa uba wahagarara akanya gatoya, kwa kundi uba ujyanye umwana ku ishuri akaba agiye kuva mu modoka, cyangwa hari akantu bagiye kuguhereza ariko utagiye guhagarara umwanya munini. Kino cyapa rero hari igihe bakwandikiye utwaye ikinyabiziga bakakwandikira kubera ko utazi kwisobanura. Iyo hari kino cyapa uba wemerewe kuba wahagarara ariko akanya gatoya. Wabona kino cyapa wenda akaba ari nk'akantu ugiye gufata, cyangwa umwana agiye kuva mu kinyabiziga agiye nko ku ishuri ugiye kumusiga ahantu, ho uba wemerewe kuba wahagarara munsi ya kino cyapa. Ariko nk'iyo umupolisi akugezeho ukabura uko wisobanura arakwandikira, ariko ashobora kukugeraho ugahita umubwira ati usanze ahubwo nari ndi kugenda ndi kumva uri kuninza ahubwo reka ngende. Aho ngaho nyine biba bigaragara ko wari uhagaze by'akanya gatoya. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Impamvu bari kubivuga hano kugira ngo ejo bundi nitugera mu gutwara naho ntibizatugore. Ikibazo cya 12 kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ubuso bw'ubururu, ishusho ni uruziga n'ibirango by'umweru birimo igare ndetse n'abantu. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Naho D ngo abanyamagare bagomba kuva ku gare bakagendesha amaguru. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka. Niyo mpamvu kureba birabyo byapa ukabisobanukirwa ari byiza. Hano bakivuga ngo gutegeka inzira y'abanyamaguru n'ibinyamitende itegetswe. Urumva ko harimo inshinga gutegeka, ugahita umenya ko icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka, ugahita ukora ikibazo cyawe ugahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira. A iravuga ngo burenga toni 1, B ngo burenga toni 2, C ngo burenga toni 24, naho D ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari yo, B ikaba atari yo ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo hano impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo, reka mbe wenda mbibasobanurireho. Bavuze ngo uburebure ntarengwa. Uburebure kuri A baduha uburemere, murabizi toni ni urugero rw'uburemere. Kuri B baduha toni, kuri C baduha toni. Niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari batubajije uburebure, ahasigaye baduha uburemere. Niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero mujye mwitonda, mujye muri gusubiza kugira ngo mudakora amakosa. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo ngo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Ese kiba kigenewe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Rero hitamo icy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragera kuri 20. Ese kiba kigenewe iki? A iravuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. B ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri.
ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze bitatu bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Hano hari ibipimo waduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo metero 50, B ngo metero 35, C ngo metero 25, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 25. Ese wari wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro? Ese wari wamaze kugihitamo? Niba wari wagihisemo rero ni byiza, niba utari wagihisemo nikigaruka ntikizakunanire. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. A iravuga ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B ngo utugarurarumuri 2. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze ndetse n'utugarurarumuri 2. Naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A akaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri, utugarurarumuri 2 nacyo ni igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro rero, ndakeka ko bamaze kucyandika wari bamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri cyari C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni zino modoka zidutwara iyo tugiye gutega bisanzwe. Ese umuvuduko ntarengwa wazo mu saha ni uwuhe iyo nta mategeko awugabanya? A iravuga ngo rero kilometero 60 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 25 mu saha, naho D ikavuga ngo iki? Hano rero D iravuga ngo itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kilometero 20 mu saha, mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo ikinyabiziga cyawe kiba kibifite. Uri gutwara ikinyabiziga cyawe mu nzira nyabagendwa uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho, ahasigaye ntabwo ugenda uri gupima. Rero ndakeka ko mwari mwamaze kubihitamo, ndakeka ko mwari mwamaze kubyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu saha. Abantu bagize amahirwe yo kugenda mu binyabiziga bino bitwara bakagenda mwa ziriya ntebe z'imbere, ndakeka ko mujya mubona hari umuyobozi atwarira iyo ari gutwara, ukuntu ubona ibintu biri kwibara. Biriya rero nibyo bari kureberaho umuvuduko ari kujya agenderaho mu saha. Rero hano igisubizo cy'ukuri cyari A, kilometero 60 mu saha. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo nta mategeko kugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga ibiro 3500 ni A iravuga ngo kilometero 60 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 75 mu saha, naho D ngo kilometero 20 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro,
ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu isaha. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Byose bibaho, ahubwo biba bigomba gushyirwa ubundi iburyo, ariko biba bishobora no gushyirwa iburyo, biba bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Kubera iki? Byagenze ute? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Seka ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. Mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Bino bimenyetso bimurika namaze kubakoreraho video, aho biba biri kumurika bikoresheje ubwoko bw'amatara butatu, ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Rero bikayakoresha biri kuyobora ibinyabiziga mu masangano agiye atandukanye bitewe n'ahantu ikinyabiziga kiri kugana. Niba utari wareba iyo video, usubire kuri YouTube channel yacu irebe kugira ngo nikigaruka ntikizakunanire. Nibabazaho ikibazo cyerekeye kwa biriya bimenyetso bimurika ntikizakunanire. Ndakeka ko rero ugiye kuyireba kugira ngo nibabazaho ikibazo ntikizakunanire. Ubonye utari kuyibona wanyandikira kuri 078 935 nkayiguha. Bitwara gihe gitoya, ubundi nawe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mbibutsa ko kode zo ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, twandikira kuri WhatsApp 0789 tukagusobanura mu gihe gito, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare tubibafashemo, mukore rimwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko waramutse harigarutse ikibazo, kwa kino kibazo kimeze gutya kitakunanira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo icy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo kuri buri nzira. Mbega ngo hagati y'amasangano. Sega ngo iburyo bw'amasangano naho deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni byiza ko warangiza umwaka ufite provisoire, uriya mwaka wundi ugiye kuza bikaba ngombwa ko uzahita uza tukakwigisha ibinyabiziga, nawe ugatangira ugatwara ikinyabiziga cyawe. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare tubibafashemo. Ibiciro byo biba biri hasi cyane, ni ukubigisha mugakora rimwe mugahita mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko mwamaze guhitamo ikibazo cy'ukuri hano, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ishyirwa kuri buri nzira ndetse na hagati y'amasangano. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, ucyandika muri comment. Ariko uri hafi gukora ukabona hari isomo utari kubona, uranyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 nkabigufashamo, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare tubibafashemo. Ndakeka ko rero kino kizame hari ikintu kigufashije niba uri gukora mwa ino minsi. Amahirwe masa. Ibindi byo mukunde gukosora kino kizame kibari kuba cyakozwe, murebe na biriya bintu ndi kuba na postinze. Ndizera ntashidikanya ko muzatsindira ku munota hejuru kandi bitabagoye. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza kandi insinzi turi gushaka ndizera ko tuzayigeraho. Kanda subscribe, usangize inshuti zawe zize twigane. Gahunda yo no gukora rimwe. Mugire ibihe byiza.